atabanyamagambo baziyakubijyaho impaka nzababwira ko twakwitunira utagira umupaka nuko amashyi yanyu ageze ku mashyi. Yes, yes. Ati nikaze cyane icyakora Imana yanjye nyamburukwa nayigenza ko burya hibera Imana ntigiburuka igenza umuntu mperuka ndirimba ishimwe ry'uko yari yamaye umwana kumbi yari ifite gahunda yo kongera ikantabara. Icyakora Imana yanjye nyamburukwa nayigenza ko burya hibera Imana ntigiburuka igenza umuntu mperuka ndirimba ishimwe ry'uko yari yamaye umwana kumbi yari ifite gahunda yo kongera ikantabara. Urongeye urabikoze, urongeye wiyeretse ubwoko bwawe, urongeye ugaragaje imbaraga zitanishwa amaboko. Urongeye urabikoze, urongeye wiyeretse ubwoko bwawe, urongeye ugaragaje imbaraga zitanishwa amaboko. Wimuye imisozi itabimenye, waringanije ahataringaniye, wamenaguye inzugi umukozi w'Imana adushyira imbere y'Imana kugira ngo ayiturarikire. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga n'ubutware, turagushimye cyane waturinze mu mayira aho twaturutse hirya no hino. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twageze muri Kanama oya Kamena, nubwo twari dusimbutse aho ngaho turi muri Kamena. Kamena iki? Kamena ibiba byarize kuri nicyo bivugaho. Yegera ngo naho nashakaga ko tugera. Yego, ubu dusanze umuryango wacu turi mu kwezi kwa Kamena, amasaka arimo avanwa mu mirima, ibishyimbo bivanwa mu mirima, harimo abayageze. hanyuma rero twari turi kurebera hamwe uko ihinga ry'iki gihembwe ryagenze n'irisaruro uko rizakurikirana. Maze rero numvishe nawe uje uhari kandi n'umuco wacu. Mariko mu gihe gishize twamenye inkuru nziza, tumenya umuhungu wacu witwa Nyandwi Theo ko yakunze umukobwa wanyu bahuriye mu matorero, hari rya torero rigari ry'umutoza mukuru, hari na ya matorero aya ngaya tugenda yacu agira indangagaciro kandi nziza za Gikristo. Atubwira ati se uwo mwana wabengutswe n'uwo mwakundanye, ati no muryango wo kwa Mariko. Turavuga duti ni byiza. Ise mwamenyanye gute? Ati twahuriye mu matorero, duhurira no muri korali, duhurira no mu mavugabutumwa. None rero ubwo natwe twari mu gitaramo cy'imihigo, twumva araserutse ku ijambo. Turabishima, tubiha amashyi, tubishimira Imana, duti Imana yacu nishimwe cyane. Okay, murakoze ndabona.
Esprit banze wumve n'ubwo buki ntabwo nanze kumva ijambo bavugaga ntarasoma kuri iyi nzoga cyangwa se kuri uyu mutobe watuzaniye kugira ngo numve ko ari rwose inyengo zisabirwaho umugeni rwose iburasirazuba nyine aho uganisha za nsinda n'aho ngaho harimo insinga koko maze rero se nta n'amashyi muri mwaka uzabone wakomeza maze rero kubera ntacyo nabahamagaye barimo bakoreta Marita Florida na Josephine kugira ngo nibo babo bari kugenda batambuka sawa cyasoje jyaho mama umwe najyeho aho mama maho Jesse ati mukomere muzagira urugo ruhire muzabyare muheke ati muzabyare umugisha na nyiramugisha muzabyare Crema na Clementine muzabyare Amani na Melina Amina muzabyare Angela Mezanje na Angelique hari kandi na Mukanyonga Charlene nawe aratambuka kugira ngo ahabwe impano ibintu byiza wawe ati mukomere mugire urugo ruhire tuzabasura abasore bari hano n'abakobwa hano mutavanisha n'ibitagatifu ibyo birabareba ugafashije hasi nta kibazo egera inyuma gatoya begere sawa hano reba sawa bahe okay hari noneho banyogokuru banyirakuru b'umugeni barimo Donatira barimo Nyiramatari nabo ni bake bagera Gitore kugira ngo bashimirwe banyogokuru DJ kugira ngo ukomeze kwemerwa no kunyumva izuba riba rihari ariko ubu ngubu ubwacu twarabunditse ni byiza turiteguye rwose ibintu ni byiza umutara w'inyambo ntabwo inyambo ziri kurumana oya nta kibazo gasibo k'imitoma nanone harimo haragendwa nta kibazo rwose imisozi ni myiza irahehereye turaza abashyitsi tukabazimanira amata abagore bakavuruga nta kibazo yerekera ngo wabibonye ko wakimara kuza ukarenga za Rwamagana wigira hino hari amakoni menshi wagiye gukata ariko ukigera ahantu hari amahumbezi kugira ngo wabyibwiye kugeza muri Rulindo nabibonye n'aya mataba yaho ari meza n'akayaga yumva ari sawa rwose iwacu rero ni amahoro biragaragara kandi iwacu duhora mu misango duhorana ibirori kuko Uwiteka yadutuje ahirengeye dufite ibyiza byinshi wagize witegereje neza uhabona ubwiza nyaburanga buriya rero hari ahantu mu majyaruguru iwacu bita Ihuro hari ivuriro hari n'aho bita ku kirenge cya Ruganza
ngira ngo naho ujye uhabona yuko hari ubwiza nyaburanga cyane cyane n'amateka meza rwose, amateka yaruganze uburyo yahageze. Ariko uyu munsi noneho hano umuryango wa Imana igira Marike twateranye kandi twishimiye kubabona no kubakira. murakoze cyane. Ndagira ngo rero wigiye hejuru hanyuma mu byumvijano mbwira n'abika Fabiye wo mu muryango wa Mariko twamuhaye amashyi rwose ku ikaze. umushumba mwaraze umuryango wateranye uwawe n'uwacu, Nibyo kugira ngo umuryango wacu witegereze umuryango wawe hanyuma tuze kureba nimba nta miziro. atari ubwa mbere se Fabiane, imiziro yo ntayo ndabyizeye rwose. Kandi cya mbere tuba twizeye no kuyavuza ikagisohoza, kugira ngo se ikintu cya mbere ko ari amakuru. Murakoze. Hajya umutara uturukamo n'uwaganaye, ni umutara w'amajyepfo, ni umutara w'amajyaruguru, ni umutara wo hagati. umutara wo hagati. Amavomero yaho ntari kure, Reka uvoma hafi ku buryo nta kibazo. oya, ntabwo kuvoma amariba tuvoma kure, ariko nanone ntabwo tuvomera hasi aho ngaho, dushakira kure aho ngaho mu mazi iyo ngiyo ubwo amavomero. Maze rero nibyo bajya bavuga nyine ngo ukarya uwo muganga bafamiye mudukundira. Yego rero hano hari umwuzukuru w'umuryango wa Mariko, niwe ushyira ingingo z'ibyigwa ku murongo. Naza kubona ngira ngo nawe yabyumvise ari buze gushyira ku murongo. Ndamubona ntabwo yareka kuko nawe niwo mu by'Imana asomba ingendo, ubundi amwizera. Murakoze cyane. abasaza batangiye batuganirira neza, kameramani na fotogarafe bakora akazi kabo neza, ariko mwebwe amashyi yanyu arigaramira. Ubuhizi tubashimire rugari y'ibiganiro batangiye kuyidutwara icyo ishaka, kandi kuba twaguhaye umwanya tukakwakira hano muri ibi birori byacu. Ngira ngo ku kwezi urakuzi ko mu kinyarwanda bakwita ngo iki? Uku kwezi mu kinyarwanda bakwita ngo iki? Aryo gukurikirana na Nyakanga ni ukuri. Ntawe kubajije nawe urambaza. Uriyereka iyo umuntu akubaza si byo se? Ndimo ndakumva. Uko buryo umuntu ahera muri Mata si byo se? Komeza Gicurasi. Okay. Amata tugeni harimo Koreta, Marita, Florida ndetse na Josephine. Koreta, Marita, Florida, Josephine. Uneza ni mu kibagere gitore maze babashimire muri iki gitaramo. Mu kibagere gitore babashimire muri iki gitaramo cyabereye ahantu heza, cyatashwe n'abantu beza bambaye neza. N'abageni bacu ni beza cyane, abakameramani n'abafotogarafe b'ubukwe ni beza cyane, ni n'abantu b'abahanga. Nakomeje kugenda nteraho akajisho avana umuntu wese ufite ubukwe utazakoresha abahungu, Satani azaba muri ganisha ikintu gikomeye. Nabahamagaye barimo Koreta, Marita, Florida na Josephine, kugira ngo nibo babo bari kugenda batambuka bahabwa impano. Hagarara ha mama mwemuretse
sawa yasoje yaho mama umwe najyeho aho mama maho Jesse ati mukomere muzagira urugo ruhire muzabyare muheke fataho ati muzabyare umugisha na nyiramugisha muzabyare Clement na Clementine muzabyare na Merina Amina muzabyare Angela na Angelique hari kandi na Mukanyonga Charlene nawe aratambuka kugira ngo ahabwe impano sawa ibintu byiza wow ati mukomere mugire urugo ruhire tuzabasura abasore bari hano n'abakobwa hano mutavanisha n'ibitagatifu ibyo birabareba aha